Icyo ngusaba ni kimwe no kuma subscribe kuri YouTube, link iri muri bio, cyangwa se nyine usacinge chef Kazino urahita umubona kuri YouTube. Kiraho video ndende nyine hamwe n'iyi ni chips masala irimo ibirungo by'amafu. Reka mbere kuko nabitetse nakaranze igitunguru na pavuro nka gutyo mu mavuta makeya ku muriro muke, ukabikaranga nk'iminota nk'itatu, warangiza ugahita ushyiramo inyanya wakase gutya. Uko twabiteguye byose biri kuri YouTube, nyine wagenda ukabonaho video yose kandi itarambiranye, ifite iminota mikeya nayo. Hano ngana nashyizemo tomato paste nyine navanze n'utuzi duke, hanyuma nshyiramo umunyu, nshyiramo turmeric, nshyiramo garam masala, hanyuma nshyiramo na paprika. Hano ngaho urashyiramo n'agasukari gakeya nyine kugira ngo kagabanye acide iri mu nyanya na tomato paste nyine. Mbona kintu gatwara n'agasukari gakeya akangaka. Hanyuma nahise nshyiramo ifiriti. Byose uko nabitetse guhera no ku ifiriti biri kuri YouTube, wasangaho video yose. Nayivanzemo gutyo urabona ko bisa neza hano, gusa nyine ngomba gushyiraho twa dusereri twanjye nta kintu dutwaye ngatuvanga. Murabona ko ari ibiryo bisa neza, biraryoshye kandi ntago bigoye kubiteka. Kora follow niba utarayikora, dukomeze twigane guteka, mugira ibihe byiza.